Bakunzi ba Josataya TV turabasuhuje twizera ko mumeze neza, twizera ko igicamunsi cyanyu kimeze neza cyane. Kuri iki gicamunsi rero reka tubabwire update yo kuri iki gicamunsi uko ibintu bimeze cyangwa se uko ibintu byimfashe kuri aya masaha. Nta handi rero turi buvuge, turaza kuvuga kandi mu by'ukuri tukomeza kuvuga ku makuru ari kugenda agaragara ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi nk'uko twabibonye mu kiganiro cya mbere, twabonye ko M23 yashyizeho abayobozi b'intara, abaguverineri ndetse n'aba vice guverineri. Ngira ngo ibyo twabivuze mu kiganiro cyacu, ariko kandi uyu munsi abaturage M23 cyangwa se AFC M23 bahamagaye abaturage i Goma. Haza abaturage ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage mu byishimo byinshi cyane, ubwo baberekaga abayobozi babo. Mu kuvuga ngo abaturage bari baje kugira ngo bumve imigabo n'imigambi abayobozi babo babafitiye. Intero rero yari imwe, yari yo kuvuga ngo turashaka kugera Kinshasa bagakuraho ubutegetsi bubi. Iyo niyo ntero yari muri stade abaturage bari bahuriyemo, aho bavuga ati rwose turashaka ko aya mahoro tubona hano na bene wacu bari Kinshasa nabo bayabona. Kandi bakaririmba bati Kinshasa izubakwa natwe, cyangwa se Kinshasa itajengwa na sisi wenyewe. Ni ukuvuga ngo rero ngira ngo wabyiyumviye M23 rwose uyu munsi mu masaha atambutse makeya yari iri kuganira n'abaturage ibihumbi n'ibihumbi batuye mu mujyi wa Goma, aho bishimye mu buryo bugaragarira amaso, aho mu by'ukuri wabireba ukabona ko rwose abaturage bizihiwe, banezerewe cyane, ubona ko bari banyotewe n'amahoro bari kubona uyu munsi, rwose akanyamuneza ari kose. Mu yandi makuru rero dukunda kugaruka kuri izi nkuru za M23, ariko wenda wasanga hari abantu bamwe na bamwe baba batazi amakuru ya M23 ni bantu ki, irifuza iki. Reka se nkaho nkunyuriramo muri makeya, M23 ni iki, ese ubundi yifuza iki? Ubundi M23 ni umutwe washinzwe muri Mata 2012 n'abahoze ari inyeshyamba, cyangwa se n'abahoze ari inyeshyamba bashinjaga leta ya Kongo kutubahiriza amasezerano ya 2009. ni ukuvuga ngo ni amasezerano mu by'ukuri bashaka ko bahabwa uburenganzira bwabo nk'abanyekongo, kuko mu by'ukuri mu myaka myinshi yagiye itambuka wasangaga bameneshwa, bamwe ugasanga baricwa bazira ko bavuga ikinyarwanda. Ibi rero nyuma y'iki gihe y'ishingwa ry'uyu mutwe muri 2012 hagiye hazamuka amakimbirane agiye atandukanye, aho leta ya Kongo yavugaga ko ari inyeshyamba zishaka guhungabanya umutekano w'igihugu, hanyuma M23 ikavuga ko iri guharanira uburenganzira bwabo nk'abene gihugu, ko bakwiriye guhabwa ubutaka bwabo bakabuturaho ndetse bakaba abene gihugu. Hanyuma kandi M23 ifite icyifuzo ivuga ko irwanira uburenganzira bw'abatutsi bo muri Kongo ndetse n'abavuga ikinyarwanda, ikaba isaba umutekano wabo no kubahiriza amasezerano y'amahoro yagiye abaho mbere na mbere. M23 kandi ni umutwe urimo abasirikari benshi bagiye batandukanye, kuko ivuga ko ifite abarwanyi mu by'ukuri, cyangwa se bivuga ko ifite abarwanyi hagati y'igihumbi n'ibihumbi bitatu. Umukuru wa M23 akaba ari Sultan Makenga, kandi akaba yarahoze mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yabaye kandi komanda mu nyeshyamba za CNDP zarwanyije leta mu myaka ya za 2000 cyangwa se mu bihumbi 2000. Urumva ko uyu Sultan Makenga uyoboye M23 kuri iki gihe afite impamvu mu by'ukuri ifatika yo kurwana, kubera ko yabaye mu ngabo za Kongo, ibyaberagamo byose arabizi, ndetse akaba mu by'ukuri afite impamvu ifatika imutera kurwana kugira ngo aharanire uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Ese wakibaza ngo M23 ifite izihe ntego?
intego nta yindi M23 ivuga ko igamije kurengera abatutsi b'abanyekongo n'abandi banyekongo bavuga ikinyarwanda, kandi igacura impunzi nyinshi cyane zigiye ziri mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse impunzi zitari nkeya, kuko nk'ubu mu Rwanda harabarizwa izirenga 100,000, no muri Kenya zirahari, no muri Uganda zirahari, no mu bihugu byinshi bikikije ndetse bigiye bitandukanye hagiye hari impunzi z'abanyekongo bagiye bahunga kubera gutotezwa, kwicwa ndetse n'ibindi. M23 kandi ifite intego yo gushyirwa mu ngabo za leta, ikaba mu by'ukuri igisirikare cya M23 kirashaka ko kigomba gushyirwa mu ngabo za leta, ndetse bakanavuga ko bari kurwanya ubutegetsi bubi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Numva rero mbashije gucaho mu ncamake icyo M23 iri cyo ndetse n'intego zayo n'icyo igamije. Rero reka nkwifurize gukomeza kunogerwa na gahunda zacu, indi update iri butugereho nayo turayigusangiza. Ikiriho cyo uyu munsi twatugambire kukubwira nuko abaturage bagoma bishimye cyane ku rwego rwo hejuru, barishimye cyane ku rwego rwo hejuru, kubera ko uyu munsi cyangwa se muri no minsi nibwo mu myaka myinshi itambutse nibwo babonye amahoro muri Goma, hahandi umuturage agenda agacuruza agataha amahoro ntawe umwambuye, hahandi umuturage aba ari mu kazi akaba yizeye ko akazi ari bugakore neza ntawe umwirukankanye, ntawe ugize gute. Ibyo rero bikaba byashimisha abaturage cyane, nkuko ngira ngo watangiye wumva indirimbo cyangwa se amajwi y'abaturage ubwabo biririmbira ngo Kinshasa cyangwa se Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Reka rero nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Yari Mr Joe kuri update zano masaha, ngira ngo izindi nazo ziraza kugenda zikugeraho mu masaha ari imbere. Wakoze kudukurikira, indi isango y'ibiganiro byacu cyangwa se izindi za update nazo ziraza kukugeraho mu masaha ari imbere. Wibutse ko wowe utarakora subscribe, cyaba ari igihe cyawe cyo kugira ngo ukore subscribe kuri no channel yacu Joe Satire TV, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Nkuko nabikubwiye, mu minsi iri imbere turaza kugenda tugira abasesenguzi batandukanye bazaya bagenda basesengura ibiri ku amakuru abagiye ahari. Ngira ngo ukwiriye gukora subscribe kugira ngo abo basesenguzi uzayo bakurikira kandi wumve ibyo batangaje. Reka rero nkwifurize kugira igicamunsi cyiza, indi isango y'ibiganiro byacu ni mu kanya.